Yesu nashimwe, mumeze neza abakunzi. Turacyari mu Rubohero TV, ni Clementine Irakarama, ubakunda kandi ubasuhuza, nkabifuriza ibyiza, nkabifuriza gukundwa n'Imana no kubana nayo no kuyoborwa nayo. Imana niyamamare ibihe byose. Uyu munsi rero nshaka kuganira abakunzi bacu. Nongera kubabwira ngo ni ukuri, ntimukagire ubwoba, nimuhumure. Nabazana ijambo ry'ihumure, ribabwira ngo muhumure, imbohe zirabohorwa, kandi muhumure, imitima irira ikongera ikishima. Nimuhumure, mubwire abarira bari kurira, kandi mubwire imbohe ko zibohowe. Ntimugire ubwoba, naho inzandiko zasiyonwa zo kubagirira nabi. Muhumure, dufite Imana yacu nishimwe. Tukagira ngo rero twongere twiganirire nk'uko bisanzwe, twongere turyoherwe n'ijambo rya Ndiho. Nagira ngo nsabe Ndiho atwemerere, yongere aze adusangize ijambo rye. Twongere duhembuke, twongere dukire, twongere tuvuge neza. Mureke dutangire dusenga, twinginga Imana ibane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite ubutware n'ubushobozi. Wowe uriho, kandi wowe wahozeho, kandi wowe uzahoraho iteka ryose. Wowe ugira neza bugacya bukira, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Wowe uteye ubwoba, wowe uba mu mucyo utegerwa. Wowe utagereranywa n'izindi mana, wowe utagereranywa n'abandi bami. Wowe wihagije, wowe witwa ishobora byose. Turagushimiye, tugushimiye ku bw'ayo mazina yawe yose, tugushimiye ku bw'uko nguko uteye kose. Biratunyura, uri umwami wacu, kuba abana bawe biratunezeza. Mana we, tuzindukanye amagambo yo gushima. Ni ukuri, tuzindukanye amagambo meza, yayandi ukunda kutubwira ngo mubwire abarira bere kurira, mubwire imbohe ko zibohowe, mubwire abari bagize ngo biracitse ngo nimuhumure, ntacyo muzaba mu gihe mufite Imana. Mana we, tunyuzwe n'ayo magambo yawe meza, tunyuzwe n'iryo jambo ryawe amamara. Nyemerera rero tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu kugira ngo ubane natwe, utuganirize. Turashaka kuganirizwa nawe uyu munsi. Utwemerere Mwuka Wera aganze, utwemerere wongere utubwire ibyururutse imitima, wongere utuganirize ngo uhabwe icyubahiro, kuko utwemerere kuje kubikora, kuje kubana natwe amamara mu isi, mu ijuru no munsi y'isi. Bavuga gukomera kwawe, ubugingo bwacu burindwe nawe, kuko nibwo buzakubona. Imibiri yacu yirinde ubugome bwa Satani, ubugingo bwacu buture mu mibiri mizima. Ni mu izina ryawe ryera tubyambije twizera, urakoze Yesu, amen. Bakunzi bacu rero, mureke tuganire mu gitabo cya Esiteri. Tuganire mu gitabo cya Esiteri, ni mu bice bitatu. Turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Ijambo navuga ngo twarihaye nk'insanganyamatsiko ivuga ngo naho inzandiko zaba zamaze gusinywa. Tangira usenge, ntiwumve ko bigucikiye, ahubwo tangira usenge. Umwami wawe arusha amaboko ibyo byose, arusha amaboko impeta y'umwami. Itegeko ry'Imana yacu rirusha imbaraga itegeko ry'umwami. Humura, tangira usenge, tangira uhamagara Imana. Imana yacu nishimwe. Mureke dusome mu izina rya Yesu. Ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose
n'ibikomangoma byo mu mahanga yose. Igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice Abayuda bose, bakuru n'abato, abana bato n'abagore, babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo iminyago. Maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko, ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Imana itugirire neza. Nuko intumwa ntizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara ku murwa w'i Shushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo ku murwa w'i Shushani barumirwa. Umwami wacu natugirire neza, Imana yacu nishimwe. Ngira ngo izi nkuru mwazumvise, barabyanditse, barabisinya, ndetse intumwa zihutishwa n'itegeko ry'umwami kugira ngo ritangaze amatangazo mu bihugu, kugira ngo zijyane inzandiko mu bihugu byose byategekwaga n'umwami Ahasuwerusi. Barabikora, ndetse bababwira n'umunsi bagomba kwitegura kwica icyitwa Umuyuda cyose no kurimbura ibintu byabo byose bakabitwara bunyago. Imana yacu turengere. Nuko uwo munsi byabayeho rero, uwo munsi amatangazo yatanzwe, umwami na Hamani ngo bicazwa no kunywa. Urumva bari banezerewe. Na Hamani anejejwe nuko umwami yamwumviye, ku itegeko ryatanzwe rwose agiye kugubwa neza, akubahwa neza. Ngo ariko ku murwa w'i Shushani, abo ni b'Abayuda, ngo barumirwa. Ni ukuri barumiwe, nta nubwo bababaye, ahubwo barumiwe pe. Harabuze utari ko noneho ibi bintu nakumiro. Imana yacu niturengere kandi tugirire neza. Niyo mpamvu rero nagira ngo nkwibutse wowe wagambaniwe, ariko ukaba usenga. Inzandiko zikaba zanditswe, zikaba zasinwe. Wigira ubwoba pe, ahubwo tangira usenge. Kuko abo banditse bakanasinya, abo bashyizeho amakashe, reka mbabwire, Imana twizeye, iyo Mana usenga irushije imbaraga ibyo byose. Izasinwe zakongera zigasinyurwa. Ni ukuri pe, ntugire ubwoba, iyi Mana yacu irashoboye. Ahubwo nubona ibyo bibaye, ukabona baguhagurukiye, amakuru ukayamenya, inzandiko zatanzwe, wowe nta kindi cyo gukora. Pfukama usenge, pfukama uhamagara Imana. Hari umuririmbyi nkunda waririmbye ngo, aravuga ngo twihishe muri we mo imbere, ngo twihishe twebwe turi mu bwihisho, turi muri Yesu mo imbere. Humura, ntacyo uzaba, naho baba basinye, naho baba baguwe neza, naho baba bari kurya banezerewe, bavuga ati mva noneho tayari, uyu munsi ni wo kwirukanwa kwe. Uyu munsi twamaze no guteza amakashi, twayashyiriye bosi nawe yabyemeye, yashyizeho kashi. Uyu munsi arava mu kazi. Yewe uwasinye, uwateyeho kashe finari, ni nawe uhindura, ni nawe uvuguruza za nzandiko. Humura ntacyo uzaba, uri mu mwami Yesu ntacyo uzaba. Humura, wicika intege, humura, ishimire mu mwami, ahubwo usenge. Ongera umwibutse, ongera umuhamagare,
mubwira uko byifashe, mubwira uko bihagaze, nawe arakumvira, araza kurwanirira. Ahari bameze neza, banyweye rwose, binejeje, bati inzandiko zasinywe uyu munsi runaka, wa mugabo runaka, wa mukobwa, wa mubyeyi, uyu munsi rwose yatubangamiraga, ntabwo yagenderaga mu byo tugena, none uyu munsi rwose bari bumwirukane. Yewe nubona izo nzandiko zasinywe utangire usenge, bakwirukanye nkande se? Ko abo bose ari Imana ukorera, umuremyi wawe, ko ari wowe ubabesheje aho ngaho. Ntabwo rwose byakunda, ntabwo imigambi yabo yashyirwa mu bikorwa. Humura, tuza. Ahari bagiye kunywa, baryoshye, barimo barishima, barimo bararya, bavuga ati uyu munsi ni finali, umugabo w'uriya mugore noneho ntazarugarukamo. Yewe we, barababeshye, barabashuka. Humura mugore upfa kubusenga, humura naho umugabo wazajya, mugabo upfa kubusenga, humura. Nubwo banywa kwishima bakavuga ngo umugore ngo atari urugo, ngo baramujyanye, ngo bageze gute, nta hantu azajya. Humura, nubwo bishimye ngo umwana bamuhinduye ikirara, bagasinya, bakavuga ati noneho uyu munsi ni uwa nyuma, ntibazongera no kumucira iryera, ntazongera kugaruka mu rugo. Humura, upfa kubusenga. Nubwo Satani yasinyishije impapuro, zikaba zatanzwe mu mahanga yose, ahabarizwa uwawe, zikaba zatanzwe ku muryango, noneho urasenyutse, zikaba zatanzwe noneho ngo abavandimwe bagiye kuryana. Ni ukuri ndabahumurije bakristo bene data, ndabahumurije bakiranutse, nimuhumure. Nubwo inzandiko zasinywe ngo umuryango wawe bagiye kuwutatanya, nubwo inzandiko zasinywe ngo noneho biracitse, ngo abavandimwe bagiye kuryana, reka mbabwire, iyo twizeye iyo ngiyo ibarushije amategeko, kandi abo bazisinye ni nabo bazongera bakazisinyura. Abo bajyanye amagambo nibo bazongera bakanayavuguruza. Imana itugirire neza, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Humura, wigira ubwoba. Nazanye uyu munsi mu ruhero, twazanye ijambo ry'ihumure rivuga ngo nimuhumure rwose. Nubwo mwumva bicitse, nubwo babaciriye urwo gupfa, ntacyo muzabaho, kuko Imana yavuze ngo baho ubaho. Humura, gubwa neza. Wowe uri kurira ni ukuri, umutima wawe nuhumure, ugubwe neza. Imana yacu niyamamare. Abantu benshi, reka sinzi impamvu abantu badafata n'amasomo. Ni ukuri abantu benshi baba baragambanye, hari ababa baragambanye bakakugambanira kugira ngo utazongera kuva mu rugo, bakakugambanira kugira ngo urware uhere mu nzu, bakakugambanira. Mbese Satani akakugambanira kugira ngo aguteze ibirwara, akakugambanira ariko ejo ugahura nawe ugenda nta kibazo ufite. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko Imana yacu twizeye ifite imbaraga, isumbya ibintu byose imbaraga. Upfa kuba ubana nayo neza, upfa kuba uri mu mugambi wayo, upfa kuba ugendana nayo, upfa kuba uyubaha, upfa kuba ukiranuka. Reka nkubwire, imigambi ya Satani nta kizagutwara. Umva, niba ufite ibyo kurya teka wirire, ugubwe neza udamarare, wirira. Humura nshuti nziza, humura nshuti usenga, wirira, gubwa neza. Ibyo byose bikugoye, ibyo byose biri kukurushya, izo nzandiko zose zasinywe, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Humura, araje yiteguye kukurwanirira, ntacyo uzaba. Ni ukuri ho kuburwa jarigwa, barumiwe bumizwa n'ibyo bibaye, ariko batangiye gusenga. Batangiye gusenga. Ntabwo umugambi w'inkozi z'ibibi n'ukuri washyirwa mu bikorwa gute se? Biciye mu zihe nzira se?
ntabwo byakunda. Naje kukubwira ngo upfa kuba usenga, humura. Nubwo uri kubona muri iyi minsi baguwe neza, nubwo uri kubona bari kunywa banishimye, nubwo inzandiko zo kugira nabi zasohotse, nubwo zasinywe, wowe tangira usenge, ukomeze usenge. Itariki nyirizina yo kukugirira nabi uzirebera ibizaba, kandi uzahindukira umbwire, uzambwira uti koko uzi ko bya bintu ariko byagenze. Ariko bakunzi bo muri Uwera TV, ubundi mu byo tuganira mujye mugerageza, nimubona hari ibyiza byabayeho kubw'ijambo ry'Imana, mwongere munagaruke mutubwire uti muzi uko bya bintu koko bikora. Ni ukuri mujye muduhana ubuhamya, mutubwire ibintu Imana yagiye ibakorera, kubera ko tumaze kuganira byinshi. Mujye muduhana ubuhamya kugira ngo n'abandi bose bakomeze kuryoherwa n'ibiva mu ijambo ry'Imana. Turabakunda, mwibuka gukora share, subscribe ndetse na like. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Tubifurije kubana n'Imana, kuyoborwa n'Imana, umugisha uturuka ku Mana n'ubumeho. Ngaho nimwagukire muri Nyagasani. Imana yacu ibagirire neza. Turabakunda.